ushobora guhitamo kunywa amazi cyangwa kunywa inzoga. Nabyo byarazamutse, abazinywa abanywa agatama barazamutse. Barazamutse bakura hehe si byo? Kwanza myinshi inzoga nyinshi ziragurwa, bazakubwira ngo ntibabona icyo bafungura ariko bakabona ay'inzoga, nabyo hari kutavugisha ukuri nyine. Aho guhitamo kuvuga kandi wabwiriwe kuke ya mafaranga utayahitamo gushaka icyo ufungura ntubwirirwe. Urumva byose biterwa no mu mutwe w'abantu. Stress rero, hari stress nyayo nyakuri abantu bagira mu buryo busanzwe birumvikana. Niyo waba wakoze biriya byose navuze abantu bagomba gukora, ntibyakubuza stress rimwe. Urumva ubuzima bwanze Abafite akazi, abantu bafite akazi, ibyo nibyo akazi. Abantu benshi bagomba kuba bafite akazi. Ari ubwo nyambigira ikiganiro nkabwira nk'abantu tuganira ibikwiye kuba byarakozwe, iki byo abo tuganira uburyo bw'akazi, abaza iki byarakozwe ntibyakozwe, bagatangira kumbwira ko bihanganire ntibyakozwe, baribagiwe cyangwa byagenze bitya, bagafite imvugo ndende. Nkabaza ariko se ko mbona buri gihe koko muba muri ku kazi ndetse mutaruhuka, umuntu bikanakugaragaraho ko wakoze, hanyuma ni ibihe wakoze byatumye udakora ibi ngibi kandi nibwiraga ko ibi ari byo byangombwa bibanza. Ubwo bikakwereka ngo kugaragara ko ukora ntabwo bivuze gukora cyangwa se ntibivuze gukora ibyo ukwiye kubukora. Ahenshi rero naho stress ituruka. Mwese mubigenza gutewe stress. Uko umuntu abigenza, ufite inshingano zawe, uko zisumbana ukwiye kubuzi ugahera kuri ibyo byo hejuru. Naho iyo ugiye ugafata icyo nta musaruro ariko uvanamo stress. Ariko iyo ukora ibintu iki ndetse wakigeraho kikakugora ukabona ko nta bundi buryo, ukaba ugishyize uruhande gake ugashaka ibyangombwa byari bibuze, ukajya ku bindi, ugakomeza ukaza gusubira kuri bya bindi niba habonetse. Ariko ukomeje ku kintu kimwe udafitiye ubushobozi buhagije cyangwa ubona kitari buguhe umusaruro, ariko ugakomeza aricyo urwana nacyo, nta kiri buvemo, ariko uragira stress. Ariko iyo bihaye umwanya kugira ngo bigende neza, uko bigenda bisumbana, kunaniye cyangwa ibyo utashoboye ukagishyira uruhande gato, ugakora ikindi, ukagerageza ikindi, ukagera aho ukigeza, ukabishyira ku murongo, nta stress nyinshi ivamo. Icya kabiri, hari icyo ubona cyavuye mu bikorwa. Ariko hari ibindi rero birwanya stress. Icya mbere ni siporo. Siporo iyo ari yo yose, hari kugenda gusa, ukagenda ibirometero bingahe kugira ngo umubiri wawe amaraso agende neza, ibihaha byawe bikore neza. Hari uburyo bwinshi. Then siporo zitandukanye rero, kubaka umubiri wawe, bibona abantu baterura ibyuma cyangwa iki, iyo ubikoresheje neza bikomeza muscles z'umubiri, inyama z'umubiri. Gukora siporo ni ngombwa, ukabigirira gahunda. Ibindi, akazi kanjye, amasaha, akazi ndagakora uko mbishoboye, ariko ngira n'umwanya wo kuruhuka. Njya muri izo siporo cyangwa nkaganira n'abantu, kubona umwanya w'umuryango wanjye, mu by'ukuri. Hanyuma ariko ikindi kigoye gusobanura, sinzi ko
nanjye nubwo ngiye kubivuga hari ubwo ikintu mu mutwe kitakuremerera bitari ngombwa. Hari ibibazo birahari, ni byinshi, biraremereye, hari n'ubwo mba nzi ngo ni igihe bireba ngomba kubikora, ariko aho kujya muri panic mode ngo uvuga uti noneho you calm down ugatuza ugatangira gutekereza ko uri gukora ibyo ushoboye, ibyo udashoboye urashaka ukundi ubigira, ariko iyo bije bikakubitaho ukavuga uti noneho ibi ndabigenza nte, ibintu byacitse, aho ngaho stress niyo ijya mu mutwe wawe, noneho igatuma n'ibindi byose bikugeraho ingaruka. Biraterwa rero n'ukuntu umuntu abijera, ni management yabyo abantu bakwiye gushyiramo imbaraga.